dushimishwe no kubana namwe muri uyu mwanya. Rero izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nkuko babwiye izina barivuze, reka tuganirire hamwe gusa. Ikigisho kitubwira ngo ubuvandimwe bushyitse. Aneka dusenge. Turagushimye data wa twese, wowe waturemye tukaba abana bawe. Turagusabye ngo koko uduhe kuba abana bawe by'ukuri, kugira ngo turinde kuba inkurikizi, inkomyi n'ibisitaza mu bandi. Tubishimire izina ryawe, kandi ijambo ry'Imana ryawe ari ryo waduhaye ngo guhagarare ku isi. Turinde kuribika mu bitabo, ahubwo turibike mu mitima. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen. Kuko umugambi aba ari ukwiga, kandi kwiga ko aba ari ishuri, kandi ishuri ko umuntu umunyeshuri mwiza rikuramo ubumenyi. Kandi iyo umaze, ntabwo umunyeshuri aharirwa gusa gutsinda, ahubwo asabwa no kuzagendera mu byo yize bikamuyobora mu buzima busanzwe. Rero umugambi aba ari ukwiga. Ubuvandimwe bushyitse tugiye kwigira hamwe, ni nayo ntego y'ubukristo. Igihe Yesu yaganiraga n'abigishwa be yavuze byinshi cyane, ariko turaza kuvuga ku ngingo zigera muri 7. Bwa mbere ni ukubyago bwa kabiri. Ntabwo washobora kuba umuvandimwe wundi mutaravuka, ahubwo usabwa kubanza wavuka. Kabiri ni ukuba icyaremwe gishya, ubwo urahindurira icyerekezo. Gatatu ni uguharanira guhindura imico yawe, ubwo waramaze kumenya neza aho intenge yawe iri, aho ushitse uza aho uhanda, ukaba warahamenye ukamenya uko urwana naho. Kane ni ugukora uko Imana ishaka. Ubwo buvandimwe bushyitse buterwa n'uko umuntu akoze nk'uko Imana ishaka. Kuba umugisha ku bandi, iyo ni ingingo ya 5. Ku ngingo ya 6 ni ukuyoborwa n'umwuka w'Imana, icyo nacyo kugira ngo bishobore uwo mwuka nawo ukenewe. Ku ngingo ya 7 ni ubumwe buruta ubundi. Ibyo bintu uko ari 7 nibyo tugiye kuganirira hamwe, kugira ngo nibura tugere ku buvandimwe bushyitse, kandi byose turabikora twihuta. Ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa gukurikirana gusa, si igihe cyo gupfa kwiga gusa, se kwa nigireyo, ahubwo muri Bibiliya hatwereka neza ko ubukristo buba bufite intego. Kandi iyo ntego buriya abana nibo bajya batera umupira gusa mu nzira, ariko ukabona ko batagira icyo bita amagora, icyo bita mbese ntibagira intego. Ibyo ntabwo byemewe. Mu bukristo rero ugomba kumenya ko ufite intego. Intego yawe ni ukubyagwa ubwa kabiri. Ni Yohana 3 umurongo n'uwa 3 n'uwa 5 hatwereka neza ko umuntu w'Imana byanze bikunze agomba kuba yarabyawe n'Imana, agomba kuba yarabyawe ubwa kabiri. So wakubyaye data wambyaye, ba mama batubyaye, ba data batubyaye, ukugendera kuri uwo mwuka n'imbaraga n'imiterere byabo, nibyo bitumye isi yuzura amaraso, amakimbirane, imwiryane, ibihombo, bitewe nuko turanyuranye. Kugira ngo abantu bazongere bahure kandi bahuze kandi bakore bimwe, bisaba kongera kubyagwa n'umwe. Noneho twamara kubyagwa n'Imana twese tubyagwa ubwa kabiri, yarangiza bikamenyekana ko nta wibyara, umuntu abyagwa n'Imana nkuko n'ababyeyi bakubyaye batakubyaye bigizemo uruhare. Yarangiza uruhare rwawe ruvuka nyuma, ariko ubwa mbere hose ubyagwa n'ababyeyi, ukamera nkabo, ugatekereza nkabo. Ndetse iteko rya kabiri ryo rikakubwira ngo mpora abana gukiranirwa kw'abasi. Iri jambo naryo kugira ngo tuye tureba n'ibyo turwana nabyo n'umugambi nyabyo, turebe iryo tegeko gusa, turebe icyo abatubyaye imbere batwaye. Noneho ubona uko bahunga, cyangwa se atari ukubata, atari ukubatererana, atari ukubasuzugura, ahubwo ari ukugira ngo umenye neza ngo mbe byagutwaye iki kubyagwa nabo, cyangwa se hari icyo bigutwaye. Reka muri kino gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, icyo nari nshaka kuvuga hariya gusa nicyo bitiherekanya muri icyo ridutwaye. Impamvu twakenera kubyagwa ubwa kabiri ni iyi mpamvu. Haranditse ati mpora abana gukiranirwa kw'abasi, ni page 208. Qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ati kuko mpora abana gukiranirwa kw'abasi kuva ku buzukuruza babo b'ibihumbi, ubwo bavuze ngo igisekuru cya 3 kugeza ku cya 4 cy'abanga Imana. Ingaruka yabo ibageraho. Les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle. Umwana afite ingaruka mbi ikakomora ku myifatire mibi ya se wamubyaye cyangwa nyina wamubyaye. Impamvu arimo ngo dukeneye kubyagwa ubwa kabiri, tugomba kubanza twamenya n'icyo bidutwaye kubyagwa ubwa mbere.
umuntu utari wamenye ko yabyawe ubwa mbere ko ari bibi ntashobora guharanira ku byago bwa kabiri, ahubwo byago bwa kabiri ari uko yamaze kugaya ku byago bwa mbere. Ku byago bwa mbere nizo ntambara, ku byago bwa mbere niko kwangana, niko kwa byago bwa mbere nibyo binyoma, ku byago bwa mbere nibwo bunebwe, ku byago bwa mbere niko gusuzugura, ku byago bwa mbere mbese muri magufi ku byago bwa mbere nta n'umwe ubifitemo amahirwe ngo avuge yuko we nibura uko yavutse uye, ahubwo buri wese afite ingaruka mbi yakomoye kuri nyina cyangwa kuri se. Mais ils ne sont punis pour les péchés de leurs parents qu'ils participent. Cyakora bazahanirwa ibyaha ababyeyi babo bakoze igihe nabo bazabisubiramo. Ariko ingaruka y'ukuntu batubyaye, biriwe bicaye ukunda kwicara, biriwe basebanya ukunda gusebanya, bagusamye babeshye ukunda kubeshya, bityo mbese ufite ingaruka mbi ya nyoko na so. Niyo mpamvu ukeneye kubyagwa ubwa kabiri. Subiza amaso inyuma ureba aho wavutse, subiza amaso inyuma urebe so, niba umufite reba nyoko, niba umufite reba wo muvukana, niba ubafite urasanga byanze bikunze ntawe ubanje yaguhendahenda. Ukeneye kubyagwa ubwa kabiri, ugendeye ku miterere n'imikorere yabo n'imigambi yabo wazahura n'ingorane. Il arrive néanmoins que les enfants suivent les traces et participent ainsi à leur péché. Ariko aho bijya bigerwa ugasanga umwana nawe ageze kirenge mu cy'ababyeyi be, ugasanga niko ateye, niko avuga, niko yifata, niko akora, niko agenda, niho yerekeza. Niba barasesaguraga nawe arasesagura, niba barabanebwe nawe aranebwa, niba baribaga nawe ariba, niba barasebanyaga nawe arasebanya. Ugasanga byanze bikunze wa mutima wari mu babyeyi ni uri mu bana. Impamvu dukeneye kubyagwa ubwa kabiri naho ngaho. Ta parle de teke par l'exemple de si. Umwana yononekara kwihererekanya murage n'icyitegererezo yabonye. Yononekara hakurikije ihererekanya murage. Muri kwa kuri mu byo bita chromosome mu biba bimuremye agisamwa, yarangiza ibyarivuye muri se n'ibyavuye muri nyina bigahurirana bikamurema. Iyo byo bitihererekanya murage usanga nawe ndetse n'ibyo yababonye byo bita exemple de si, ibyo byamugiraho ingaruka. Les mauvaises tendances, les appétits pervertis, les mères relâchées, aussi que les maladies et la dégénérescence physique se transmettent. Impamvu dukenera kubyagwa ubwa kabiri ni uko kubyagwa ubwa mbere dukuramo ibi bintu bikurikira. Bwa mbere, ibyifuzo bibi turabiremanwa, ipfa rihindanye tukarivukana, yarangiza ibyiza bidahamye bikatuva ntitubigire, ugasanga mbese ntiduhamye mu byiza, ndetse n'indwara zimwe na zimwe no kononekara kw'impagarike byinshi tubikomora ku batubyaye. Dukeneye kubyagwa ubwa kabiri. Bizabyara iki rero? Impamvu ni iyi ngiyi nshaka kumenya comme erege fatale du père au fils. Noneho nk'umurage mubi kuva ku mwana ugana ku mwana, kuva ku mubyeyi ugana ku mwana jusqu'à la 3e et la 4e génération, ukava ku gisekuru cya gatatu ujya ku cya kane, ubwo ni hafi imyaka 100. Yarangiza kubw'ibyo ku gisekuru n'imyaka 25. Hepati ces faits redoutables devraient inspirer aux hommes une crainte salutaire et les éloigner de la voie du péché. Kumenya neza ko aho dukomoka birakwiriye guhatira umuntu akavuga ati niba koko ku ndwara, ku mico, ku miterere, ku mitekerereze, ku byo mu karemano, ku cyitegererezo nabonye, byarangiza ibyo byose mbikomora kubona bambyaye koko nkwiriye kwigira kure y'icyaha, yarangiza navutse nabi. Ibyo rero bituma tubyagwa ubwa kabiri. Nicyo gituma Yesu yavuze, avuga muri Yohana igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 13, aratubwira hati kawumve impamvu ari ngombwa kubyagwa ubwa kabiri. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 13 harimo aya magambo abantu benshi cyane basoma wenda ntibayazirikane cyangwa se bakayazirikana ariko ntibayaremereze, cyangwa bakayaremereza ariko ntibashobora kuyikuramo. Abo haravuze ngo icyakora oya murongo wa 13, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Yohana igice cya mbere 13, hariho abantu batabyawe n'amaraso, tibabyawe n'ubushake bw'umugabo,
ntabwo babyawe n'ubushake bw'umubiri ahubwo babyawe n'Imana. Ubwo rero wumve ko ubwo mu maraso ntiwababona, mu bushake bw'umubiri ntibariyo, ahubwo byanze bikunze babyawe n'Imana. Iyi ngingo ntabwo nyitindaho nayo, kwari kumenya neza nibura uko tuvuka ubwa mbere nta gakiza karimo, uko tuvuka ubwa mbere nta bukiranutsi burimo, uko tuvuka ubwa mbere nta miterere myiza irimo. Yarangiza n'abagaragaza gusa ukabasa naho ari beza, ni beza kuko wenda uri mubi, ariko ntabwo ari beza byuzuye. Buri wese hari uguha akakurambirwa vuba, hari ugukunda ataguha, hari ukuzimanira amaseka masa gusa, hari ukwanga ntacyo mupfa, yarangiza hari ukubeshyiraho ntacyo amutwaye, yarangiza buri bagufi. Uko tuvuka kwa mbere kose nta bwiza burimo. Kubw'ibyo ibyo tubizirikane, tunabimenye, kandi tumenye ko impamvu umuntu akwiriye kubyagwa ubwa kabiri. Ku ngingo ya gatatu ni ukubibyara mu bishya. Efeso 4 umurongo waho wa 23, iyo umuntu amaze kuba uw'Imana aba agomba kuba n'icyaremwe gishya. Aha ngaha turabisanga mu Efeso 4. Iyo tubaye ibyaremwe bishya bigenda bite? Mu murongo wa 23 kugeza 25, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Ahantu habanza guhinduka hashya ntabwo ari impagarike. Iyo ubwa kabiri n'ubundi umutwe uracyari wa wundi, ugutwi kuracyari kwakunda, amaguru uracyari kwakunda, amenyo aracyateye nabi cyangwa neza, uracyafite uko uhagaze. Ariko ikintu cya mbere gihinduka gishya ntabwo ari impagarike, ahubwo igihinduka gishya ni mu bwenge. Niho hagira icyerekezo gishya. Yarangiza rero ngo mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. 24, mukambara umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri kuko Imana yabishatse. Urumva ko kwambara umuntu mushya ni imikorere, kuko ni imitekerereze, ni imigambi irahinduka. Yarangiza umuntu akagira icyerekezo gishya, agahinduka mu mwuka w'ubwenge bwe, kugira ngo ayakambara umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka. Ubwo ni ku wundi muntu, no kwera ni ku Mana bizanywe n'ukuri, nta handi wabikomora kiretse muri uko kuri. Utemera ukuri ntabwo yahinduka mushya. Mbese muri magufi, ukuri ni nk'ibyo kurya by'ubwenge, nk'uko ibyo kurya ari ibyo kurya by'amaraso cyangwa se by'umubiri. Murongo 25, nuko rero muyambure ibinyoma, umuntu wese avuga n'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ubwo iyo umuntu amaze kuba icyaremwe gishya, aba ari urugingo rwa mugenzi we. Kwa kundi urugingo rwawe usitara ukavuga uti ndababaye, inzara yakujya ukumva ikuriye, yarangiza ukabivugaho, waba unaniwe ukavuga ko unaniwe. Ukuntu iyo mugenzi wawe uri icyaremwe gishya ukaba uri urugingo rwe, arababara nawe ukababara, yasonza ugasonzaho, yanga ukumva bitaguhaye amahoro, yake no kumva nta munezero ufitemo, mbese ntiwishima. Iyo wabyawe ubwa kabiri uba uri ingingo z'abandi, barababara ukababaraho, bakundwa ugakundwaho. Yarangiza mbese kwibaza ku byabo wibariza ibyiza, nicyo kibikomoka mu kuba icyaremwe gishya. Ntabwo umuntu yongera kwibaza ku wundi, ari kwibaza ibibi kuri we. Aha ntabwo mbatinda, naho turi ingingo za bagenzi bacu. Iyo twamaze kubyaga ubwa kabiri, yarangiza tuba dutandukanye na kwa kundi twavutse kera. Iyo tubyawe ibyaremwe bishya, tuba tubaye ingingo za bagenzi bacu, kuko tuba tubyawe n'umwe. Noneho guharanira guhinduka imico ni Yeremiya 7 umurongo wa 13. Kubiharanira birasaba ko umuntu wese abigiramo uruhare, kuko hatabayeho kubiharanira byagaragara neza ko umuntu wese asa naho adahinga mukwe, maze yarangiza agasa n'ukorera umushahara, akiboneka mu kw'abandi igihe kinini, ariko mukwe ntaboneke. Oya, ahubwo Yeremiya warakubwiye ati, Uwiteka Nyiringabo Imana y'Isirayeli yavuga iti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Umurongo wa 5 hati, kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza hano, ntimukurikire izindi mana zizabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu, igihugu nahaye ba sokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Urukumva kubwo umuntu abwiye guhindura imico, agahindura n'inzira. Izi nzira zivuzwa hano ni imyemerere, ni imyizerere, ni amahame. Burya nubwo waba mwiza, ariko ukaba mwiza uri mu banyabinyoma n'ibinyoma, Imana yanakugaya.
nicyo gituma muri mu Byahishwe 18 umurongo wa 4 iyivuga ngo bwoko bwanjye nimuyisohokemo, bivuga ngo yibone ubwoko bwiza ariko muri Babuloni, kavuga ngo vayo iyo kwifatanya n'amabandi n'abanyabinyoma n'abanyamyuka, yarangiza vayo uje mukuri. Yesu akongera akavuga muri Yohana 10:16 kavuga ngo mfite n'izindi ntama mu kindi kiraro nzazizana nazo, maze zigira kiraro kimwe n'umwungere umwe n'urwuri rumwe, kandi umwungere wazo azaba ari umwe. Muzabisanga no muri Ezekiel 3:7. Ntabwo kuba mwiza uri mu babi mu bizera nabi ntabwo Imana yakwemera. Icyakora ibikuzi inakwemera ariko ishaka kuvayo. Niyo mpamvu ahangaha havuze ngo noneho nzabazana mbashyire muri iki gihugu muzatura. Ahangaha umuntu agomba guharanira gutunganya imico kandi agasa n'umuntu uzi yava, kuko mu kurema imico harimo ikintu gikomeye cyane nashatse ko tuzirikana kandi tugatekerezaho, kuko turiho mu gihe gikomeye ariko dusabwa kwiga neza kandi tukayitaho cyane. Mu gitabo cyitwa ibikenewe mu ivugabutumwa ry'ubuvuzi, paje yacyo ya 339 hatubwira aya magambo agira ati mais pour le cœur régénéré tout est changé, ariko ku mutima wahindutse ibi byose birahinduka. La transformation du caractère est pour le monde un témoignage de la présence de Christ en nous. Iyi mico yawe yahindutse ni bwo buhamya bwo kwisi yuko Yesu agutuyemo. Bivuga ngo we kwirirwa wibeshye, iyo Yesu akurimo imico irahinduka, kandi iyi mico ihindutse nicyo kimenyetso cyemereza isi ko Yesu akurimo. Abari basanzwe baturanye nawe bagasanga waranganaga ntucyangana, bagasanga waribaga ntukiba, bagasanga warabeshyaga ntukibeshya, bagasanga warasuzuguraga ntugisuzugura, bagasanga warariganyaga ntukiriganya, baravuga bati Yesu yamugezeho. Nibo batanga ubuhamya, kuko umugenzi ari umenya ko imodoka yihuta, nako abamubana nibo bazamenya ko umukristo cyangwa kutari we. Rero ibyo nibyo bigomba guharanirwa. La transformation de caractère et pour le monde un témoignage de la présence de Christ en nous. Guhinduka kw'imico yawe nicyo kizemeza isi ko Yesu akurimo. L'esprit de Dieu crée dans l'âme une vie nouvelle, umwuka w'Imana arema mu mutima wawe imibereho mishya qui harmonise le pensée et le désir avec la volonté de Christ. Imico yahindutse mu mutima se ibimeze iti? Ni uko imibereho mishya ishyira hamwe intekerezo n'ibyifuzo bikagendana n'ubushake bw'Imana. Noneho uyu muntu aba agomba kumenya neza ko ibyifuzo intekerezo bijyana n'ubushake bw'Imana, niho imico yawe ibihindutse. None se Imana ishaka iki? Ni Mika 6:8, yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi cyari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, ni ukugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Iri jambo rikomeye cyane abantu benshi cyane badatindaho, kandi ari ryo nsitso rikaba n'ibyo bita navuga ngo niyo nyina w'imigambi. Imana yikwemera kandi ukaba wemeye kwigukoreramo, ngo ugendane n'ubushake bwayo, ukore uko ishaka, ugambirire uko ishaka, werekeza aho ishaka. Bigusaba byanze bikunze kuzabana n'abantu uziko bagukosereza, ujye ukunda kubabarira. Ntabwo Imana izagushyira mu ijuru ukiri mu isi, izagushyira mu banyamafuti, igushyire mu banyabinyoma, igushyire mu bazambya, igushyire mu babeshya, igushyire mu bambura, ariko bizagusaba kubabarira byanze bikunze. Icyo ni kimwe. Uzakiranuka byanze bikunze, undi muntu azakubonaho ikintu, kandi akibone ufite umutima mwiza, ushaka ko nawe ahaga, ushaka ko nawe arya, ushaka ko nawe yambara, ushaka ko nawe ahirwa, ushaka ko nawe yunguka. Mu mutima wawe uzaba ufite kwera, ariko unerekeza ku gukiranuka. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya iri banga, bigomba kujyana n'ubushake bw'Imana. L'homme intérieur retrouve l'image de Dieu. Uyu muntu w'imbere, iyi mico yahindutse, iyo umuntu atakiri wa wundi, iyo yabyawe ubwa kabiri, afite icyerekezo gishya, umuntu w'imbere niwe uhinduka. Iyo umuntu w'imbere yahindutse, muzabirebe uhuye n'ukunda, murahura mwaganira, yaba agituruka kure ugaseka bitewe nuko umwishimiye, ukamubwira ko mubanye amahoro. Noneho kubw'ibyo umuntu ugatangira kuyoboka ibiri mu bitekerezo byawe, kandi aho utarigeze ubana nawe. Noneho ukamwenyura, ugaseka, ukamuha umukono, ukamuramutsa, ukamubaza amakuru, ukamwishimira, ukamubwira udukuru twiza bitewe nuko mu bwenge uramufite. Niyo mpamvu
aha hantu ugomba kubizirikana l'homme intérieur retrouve l'image de Dieu. Noneho umuntu w'imbere agira ishusho y'Imana. Ni iyihe se? Ni Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Ni Zaburi 145:8 hatubwira neza ko iyo shusho niyo igaruka mu muntu. Yarangiza ati le faible et les égarés montrent alors au monde que la puissance régénératrice de la grâce divine peut développer harmonieusement un caractère imparfait et le rendre exemplaire. Maze imbere yo hamaze guhinduka uwari usanzwe ari umunyandege nke, wari usanzwe yarayobye, akereka isi ko imbaraga ivugurura y'ubuntu bw'Imana ishobora gushyira hamwe n'imico y'umuntu, maze utarushyitse agahinduka intangarugero. L'imparfait wari usanzwe adashyitse agahinduka icyo le rendre exemplaire, agahinduka uw'intangarugero. Batari ko ntabwo mumubona uyu nguyu muri kureba uri kuririmba atya akigisha atya, yari umusinzi urwana, akaba umusinzi wambura, akaba umusinzi w'umunebwe, akaba umusinzi usabiriza. None umuhungu ari kubyuka mu gitondo agafata igare, akabyuka mu gitondo agafata isuka akajya guhinga, akaba mu gitondo akabwira umuturanyi ngo waramutse, uwarwanaga yabaye umunyamahoro. Maze bakavuga bati ijambo ry'Imana ryagize akamaro. Ngiki cyo ku byago bwa kabiri bimara, yarangiza imico igahinduka, ishusho y'Imana ikajya mu muntu. Bikazabyara iki rero? Ndagira nti un caractère ne s'acquiert pas par hasard, ariko imico tukibwira ko izahinduka bisa n'uwikinira. Ntabwo ari kwa kundi umwana acunga imodoka mu kanwa itazigera igera mu muhanda. Ahubwo il n'est pas déterminé par une explosion de tempérament ou par un pas effectué dans une mauvaise direction. Ntabwo ari kureka gusa rimwe kureka gukandagira mu cyerekezo kibi. C'est la répétition des actes qui crée de l'habitude et façonne le caractère. Ahubwo imico iremwa no gusubiramo ibikorwa ukabisubiramo kenshi. Ni waramutse ukabyimenyereza, ni uguseka ukabyimenyereza, ni ukusura umuntu ukabyimenyereza, ni ukumuha ukabyimenyereza, none ukamuha umuneke ukazongera kumuha, ukarako nibura bakubwira neza nko mu gitabo cyitwa guhindura imico, bavuze ngo nibura ukareba yuko wabikoze inshuro 21 wikurikiranije, ngo niho byaba bitangiye nibura gushora imizi muri wowe. Ubwo wumve ko atari cyoroshye kuvuga tukabiri kose ngiye gupanga nzajya nanjye mpembwa mpembwe muha igihumbi, nibura murebe ko mu cyumweru kimwe namuha igihumbi, mu kindi cyumweru muha igihumbi, mu kindi cyumweru muha igihumbi. Ndebe nibura ko nanjye namenyera kumenya ko umuntu agira akamuvaho agatanga. Ubwo utari umunyabuntu nawe agatanga. Ibyo bita ngo c'est la répétition, ni ugusubiramo kenshi. Ni mwaramutse kenshi, ni ukumuha kenshi, nibyo birema akamenyero. Façonner le caractère, bigaconga bikanogereza imico y'umuntu, soit objet soit ambye soit amare. Ikintu usubiyemo kenshi kiragenda yarangiza kikakuremera ibyiza cyangwa ibibi. Niba ari kibi kizarema ibibi, niba ari cyiza kizarema ibyiza. Un caractère droit ne s'acquiert que par des efforts persévérants. Icyakora yari imico myiza ibizasabwa gukoreshwa imihati idacogora. Imico myiza kuzayisubira bwa mbere azaba biri mu byanditswe bitanditse muri wowe. Imico muri wo kamera ibi hari yiteguye kuwakira. None uzanye icyiza kamera itagira, ubwo bigiye guhangana. Kuzabikora kenshi bizagusaba kudacogora. Yaravuze ngo persevera, bizagusaba gushimiriza irasable ubudacogora, anitiriza la gloire de Dieu tous les talents et tous les capacités réussies. Uzaba ukora nta yindi ntego, si ukugira ngo ushimwe, si ukugira ngo ukundwe, si ukugira ngo wabamare, si ukugira ngo bigitangaza, ahubwo uzaba uvuga ngo kuko ndi umwana w'Imana ndashaka yuko itavugwa nabi aho ntuye, aho nkorera, aho mvuka, aho mbanira, aho nyobora, byose ndashaka ngo Imana itazakuzwa isoni ku bwanjye. Uko niko abantu bahindura imico bameze, babikorera anitiriza à la gloire de Dieu. Nta kindi ugamije kiretse kugira ngo Imana ariyo ihabwa icyubahiro. Tous les talents et tous les capacités réussies, maze ngo itaranto zose Imana yaguhaye na buri bushobozi bwose bukurimo bwose bukoreye guhesha Imana icyubahiro. Nguko abantu bahindura imico hepati mais au lieu d'agir ainsi, ariko kugira ngo benshi bakore batyo, beaucoup se laissent aller à la dérive, abenshi bameze nk'ubwato bwasandariye mu nyanja bukajya ku nkike, poussé par les impulsions ou par les circonstances. Abenshi bava mu mico myiza binyuze mu marangamutima yabo, guhubuka kwabo cyangwa ingorane bahuye nazo.
akavuga ati yaranyimye nanjye nzamwima, yarantutse nanjye nzamutuka, ukuntu yaneguye nanjye nzajya munegura aho ngeze hose. Circonstances zatumye nawe uhinduka mubi. Uya igitura gituka ntikireke kuba igiti, yarangiza ushobora kugenda ukagita n'agahoro ariko karenga kazana uruyange. Bityo umuntu w'Imana bagomba kumenya neza ngo ingorane zirahari, ariko ntabwo ingorane, ntabwo inka ntizabira ngo nanjye nabire, ntabwo bishoboka, byanze bikunze, kuko iyo ugeze ahantu hanyerera wiga kuhagenda neza ngo utagwa. Nawe nuhura n'abantu babi ya wiga kubana neza ngo ukomeze ube mwiza hagati y'abantu babi. Ce ne sont pas de beaux matériaux qui manquent, mais il y en a qui ne comprennent pas que Dieu demande de tirer tous les profits possibles de leur jeunesse. Ati ntabwo ari imiganda myiza ibuze, ahubwo nuko abantu batazi gukura ibyiza mu busore bwabo. Icyo nacyo kirakenewe. Ubwo ni igitabo cyitwa Ubutumwa ku basore 161 niyo magambo ndi gusoma. Notre premier devoir envers Dieu et nos semblables est d'autodéveloppement. Arega inshingano dufite ku Mana no kuri bagenzi bacu iracyari mu iterambere, cyangwa se ntirashyika, ntitwaye twagira ahantu heza. Chaque faculté de le créateur nous a doté doit être cultivée au plus haut degré de perfection. Buri mico yose cyangwa se buri bushobozi Imana yaduhaye ikaba tugomba kubuteza imbere tukabutunganya, afin de nous que nous soyons à mesure de faire plus de bien dont nous sommes capables, kugeza ubwo tuzashira dushobora gukora ibyiza bya bindi dushoboye, afin de purifier et d'affiner notre caractère, tuzeza kandi tuboneze imico yacu. Nous avons besoin de la grâce qui nous a été donnée en Christ. Dukeneye ubuntu bwa Yesu twaherewe muri we, qui nous permettra de voir et de corriger nos lacunes. Ubuntu bwa Yesu buzadushoboza kubona no gukosora ibyo tubura muri twe. Ngaho akamaro k'ubuntu bwa Yesu nibwo buzagushoboza, buzagukumurikira mu mbere nk'itoroshi. Maze burya iyo ufashe itoroshi ukajya mu mwijima ukaba uri gushaka ikintu, iyo urashe ntabwo ryatoroshi kutoragurira cya kindi wabuze, icyo washakaga ni wowe gitoragura. Iyo ubuntu bwa Yesu iyo bukurimo nibwo butunganya neza imiterere yawe, bukakuboneza nk'uko bikwiriye, bukakugeza ku rugero rwiza, bukazakugeza ahakwiriye. Afe navuze ngo kugira ngo butunganye kandi buboneze imico yawe, dukeneye ubuntu bwa Yesu yaduhaye buzadushoboza kubona no gukosora ibyo tubura, et d'améliorer ce qui est excellent dans nos caractères, kandi mu cyo tubona kirushijeho kuba cyiza muri twe natwe tugikuze kibe cyiza cyane. Ubwo mbese niko gutunganya ubutaka bwiza ukabuhinga, yarangiza amara kubuhinga ukabunogereza ugateramo imbuto zikwiriye. Icyo nicyo kintu gikomeye bizabyara iki rero. Ni ibintu bitanungiye kurangirizaho, ariko si byo kurangiza icyigisho, ahubwo aravuze ngo iyo ugiye gutunganya imico ubanza kureba intekerezo, pense, nyuma izo ntekerezo zawe wasanga ari nziza ukazishyira mu bikorwa, kikaba icyo bita action. Noneho yarangiza wabona icyo gikorwa ukoza ari cyiza, wagitekereje ari cyiza, none ukiza mu bikorwa. Icyampa runaka ibi bigori byera nkamuhaho, ubwo noneho byera ukamuha, warabitekereje noneho bishyire mu bikorwa. Imigambi myinshi myiza ihera mu migambi, ibitekerezo byiza bihera mu migambi. N'abantu benshi cyane bapanga neza ariko kushyira mu bikorwa ntibizi. Nicyo gituma ushaka kurema imico abanza kureba ko yatekereje neza, bya bindi yatekereje neza akabishyira mu bikorwa, yarangiza yamara kubishyira mu bikorwa akakora icyo bita repetition, aribyo bita habitude. Noneho ukabisubiramo kenshi bya bindi byiza, ukajya uhora utekereza neza kandi ibitekereje neza ukabikora, kandi ibyo ukoze byiza ukahora ubikora kenshi, kugira ngo amaherezo bikora icyo bita, nibyo bikora icyo bita formation de caractère. Icyo watekereje neza nyuma ukahinduka igikorwa, icyo wakoze neza ukagisubiramo kenshi, icyo wasubiyemo kenshi kikuremera ingeso, yarangiza bikabyara ibyo bita destiny. Noneho umurage ukaza ari umusaruro w'ingeso zabaye zashoye imizi muri wowe zirakomera. Noneho kubw'ibyo ngiki kintu gikenewe mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore 161, c'est la répétition des actes qui créent l'habitude et façonnent le caractère. Iyo usubiramo kenshi ibyo watekereje nyuma ukabikora bihinduka akamenyero, maze akamenyero kasubirwamo kenshi nako gahinduka imico y'umuntu. Noneho aha ndatambutse kuri ingingo numvaga ndashaka kujya gutinda cyane kuri ngo noneho ugakora ibishimisha Imana ku ngingo ya 5 ukaba umugisha.
abantu b'Imana bagomba kumenya neza ko turi ku ijambo ubuvandimwe bushyitse bugizwe n'ingingo ndwi, ni ukubyaga ubwa kabiri, ni ukuba ibyaremwe bishya, ni uguharanira guhinduka imico, ni ugukora uko Imana ishaka, ni ukuba umugisha. Niho turi ku ngingo ya 5 tugeze. Noneho kuba umugisha, iyo bivuze ko umuntu azaba umugisha, ndagira ngo nitangire 12 umurongo wa mbere kugeza 3. Bibiliya ikubwira neza icyo wakora ngo uhinduke umugisha, kuko ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa gukurikirana gusa iby'iyobokamana, ahubwo tugeze igihe cyo kumenya neza icyo twakora ngo nibura buri wese ambe nk'uko Imana yapanze ko azaba cyo, maze ubi igiti cyatewe hafi y'umugezi. Haranditse haravuze ngo Uwiteka ateka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Umurongo wa 3, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Urukumva ngo Imana yamusezeranye ngo nzaguha umugisha, irongera ambwira ngo ariko nimara kuguha nawe uzabe umugisha. Reka mbarangire bavandimwe banje kandi duhuriye ku cyerekezo no ku mugambi, n'icyatumye mutanga amasaha ngo twese dusangira icyerekezo. Tugomba guhana intambara nziza. Umuntu wese Imana yiguhaye umugisha, wenda no guhaguruka, uko guhaguruka kuzagira akamaro. Umugisha ni igitoke cyeza, icyo gitoke kizagere no ku bandi. Ni ubwenge, ubwo bwenge buzagere no ku bandi. Ni inka, iyo nayo izagere no ku bandi. Ni amata yayo nayo azagere no ku bandi. Ni ibitekerezo byiza nabyo bizagere no ku bandi. Mbese guhabwa umugisha ni ukugira ibyiza, ariko kubigeza ku bandi ni wo musaruro mwiza. Niyo mpamvu hakubwiye ngo nzaguha umugisha nawe uzabe umugisha, kandi amahanga yose azaherwa umugisha muri wowe. Niyo mpamvu iyo tugeze kuri izi ngingo zikomeye tuba tugomba kumenya neza ngo bigenda bite, ariho turi bwerekeze mu gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi. Mu kwezi kwa kabiri kwacyo ku itariki ya 4 haranditse, harimo ijambo ngiye gusoma. Mu itariki ya 4 haranditse, ntabwo ndi gusoma mu byinshi cyane, navuze ngo inyenyeri zo mu ijuru zose zigendera ku itegeko, kandi buri nyenyeri itera indi kumvira ubushake bw'Imana. Urukumva ko ubwo ubufatanye, kwerekeza hamwe, gusangira icyerekezo bijya bituma imbaraga z'umwe zikomeza undi. N'inyenyeri niko zimeze, zose zikagandukira itegeko riyobora imikorere yazo. Niko bimeze no muri twe. Kugira ngo umurimo w'Imana ubashe kujya mbere ukomeye kandi ushikamye, birasaba ko abagize ubwoko bw'Imana begerana. Birakwiriye ko abantu bagize ubwoko bw'Imana begerana. Egerana na mugenzi wawe, uwo muturanye, uwo muvukana, uwo mwashakanye, uwo wabyaye, mwegerane, niho muzagira imbaraga. Niho ni wakubwira ngo l'union fait la force, mais la division la faiblesse. Iyo ubumwe nibwo butera imbaraga, ariko amacakubiri cyangwa se umwiryane bitera intege nke. Imikorere n'imigendere ya bamwe mu bavuga ko ari abakristo irangwa no kunyuranya, akajagari no kuvuguruzanya. Hariho benshi bari aho gusa byonyine ubwabyo, yaba atavuguruje undi akibwira ngo ntabwo azi kuvuga, ntabwo azi gutekereza. Ariko uburyo bwiza ni ugufatanya, uburyo bwiza ni ukwerekeza hamwe, uburyo bwiza ni ugukora bimwe ariko mwese mushikamye, mutekereza kumwe, murangwa na kimwe. Ibyo nibyo byanditswe mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 10. Hatubwira aya magambo, byanze bikunze iyo umwe abujije ukwe n'undi akanyuza ukwe, umugore n'umugabo umwe akanyuranya n'undi, umwana n'umubyeyi bakanyuranya, umwizera n'undi bakanyuranya, umuyobozi n'undi bakanyuranya, imbaraga ntabwo zaboneka. Ahubwo ziboneka gusa ari uko abantu b'Imana bakuriye kuri iki kintu ngiye gusoma mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 10. Haratubwira hatya ati, haranditse ngo ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Rumva muvuge kumwe muhurije. Hari igihe umuntu ngo ariko Bibiliya yavuze ngo tuvuge kumwe, ariko urushaka ngo bavuge kuko uvuze. Oya, ufata ibitekerezo byawe ukakira n'ibyundi. Mbese nta muntu w'Imana wibwira ko ibyo bishyitse ku buryo we nta kanengwa, mbese ngo wibwire ko ibyo ari byo byuzuye gusa. Oya, urareka n'undi akavuga,
n'undi akavuga maze noho mugahuza umutima n'inama. Yarangiza ntabwo ari uko abantu bakuyoboka, ahubwo wibeshye iyo wibwiye ngo abantu bakuyoboke niho biri bari byiza, wowe se waburiki. Noneho aravuze ngo igereranywa hepfo arakomeje hagira hati nisubiheruka y'icyo gitabo ni page ya 39, ni ikigisho cyo ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri nicyo bita Gashyantare. Yarangiza ati kubw'imbaraga z'umwuka wera abari basanzwe bavuguruzanya mu buryo bushaririye babasha gukorera hamwe. Bari basanzwe bavuguruzanya, babwiranye nabi, bashariranye, batunganya urutoke, amaso atukuye, bajunguje imitwe, bahekenya amenyo. Iyo umwuka w'Imana bagezemo barongera bakavuga hamwe, n'igihe akuvuguruje ukabona nta rwango rurimo, n'igihe agukosoye ukabona atari kukwandagaza, ahubwo ukamenya neza ko hari ikibuze ashatse gukosora. Ukutikanyiza kugomba guhuriza hamwe ubwoko bw'Imana, gushaka ibyiza ku wundi muntu, kumushakira ibyiza no kubimukorera, kubimwifuriza no kubimusengera, kubimusabira. Ibyo byose bizatuma ubwoko bw'Imana buhurira hamwe, gukoresha imirunga ishikamye y'urukundo. Cyane cyane bazaba bazirikanishijwe imirunga ikomeye y'urukundo. Mu itorero haba imbaraga ikomeye cyane, iyo mbaraga y'imbaraga z'abizera baryo ziyobowe n'umwuka wera. Mu itorero niho hakomera iyo abizera baryo bazirikanishijwe n'imbaraga y'umwuka wera. Begeranya icyiza cyose bavanye muri buri soko, bamenyereza batoza kandi bacyaha inarijye. Uko niko bagaragariza Imana ingengamikorere ifite imbaraga. Iyo bamaze kuyoborwa n'umwuka w'Imana bagashyira hamwe, bagakundana, bakifurizanya ibyiza, bagakosorana mu rukundo, bagatabarana, bakakwifurizanya ibyiza, bagakundana, bakerekeza hamwe, bagashaka ibyiza kimwe kandi bakumva bagamije kimwe. Uko niko bagaragariza Imana ingengamikorere ifite imbaraga. Noho nubwo watanga miliyoni ariko wanze gufatanya n'utanga kimwe, Imana yanakugaya nubwo habonetse byinshi. Nubwo watanga ibitekerezo byubaka ariko ufite uwo udashaka, Imana yanakugaya. Arega abo abusuzugura, abo wanga, abo udashaka, nabo n'ab'Imana. Gusa ushaka kuba umwana w'intoni ku babyeyi, wanze barumuna bawe cyangwa bakuru bawe, ntabwo Imana yakwemera, kuko Imana yo yakwivugira ngo nabo n'abaki. Yarangiza kubw'ibyo hepati uko niko bagaragariza Imana ingengamikorere ifite imbaraga, ariyo Imana ishobora kwifashisha mu guhindura abanyabyaha. Iyo dushyize hamwe, iyo dukoze bimwe, iyo dukunze bimwe, iyo dufatanya, iyo dufashanya, iyo dukundana, iyo dushakana, iyo dukeneranye, iyo twerekeza hamwe, iyo tubabarirana, iyo twihanganirana, Imana iravuga ngo ibikoresho ndabibonye, nzatuma mu isi abisi bagahinduka. Nguko uko ijuru n'isi bisabana, maze ab'ijuru bose bagakorana n'ibikoresho bantu. Iyo tumaze gufatanya twebwe, tukungwa n'urukundo, tukayobwa n'umwuka wera, ijuru riravuga ngo tubonye ibikoresho. Naho mu mwiryane, mu macakubiri, mu makimbirane, mu masuzugurane, mu mwiryane, ijuru riravuga ngo tubuze abo dukoresha. Ntacyo bimaze rero. Ibyaba byiza nuko umuntu wese amenya neza ngo byari bikwiriye ko iyi ngingo ya gatandatu yitwa kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ubwo turaba turi kwerekeza ahantu twifuza ko buri wese yagira uruhare mu gukomera, mu gukiranuka, mu buvandimwe, kugira ngo tubashe kubaho ariko turabe Imana kandi tuzi ibyo turimo. Kuko iyo hatabayeho kumenya neza icyo Imana igushakaho, ntumenye neza ibyo ubuzwa n'ibyo wemererwa, biragenda yarangiza wowe ubwawe ukarangara, maze warangiza ukishimira mu byaha kandi nta byiza bibirimo. Ngiyi impamvu ari ngombwa kumenya ibyo dusabwa mu gihe ngiki ngo tugere ku ngingo zigiye zikomera kandi nziza, aho twakwifuza ko buri wese yagerageza kumva neza. Mu gitabo cyitwa ibikenewe mu ivugabutumwa ry'ubuvuzi, mu magambo yavuye mu gitabo cyitwa Ugana Yesu page 113, haranditse ni iki gitabo cyitwa ibikenewe mu ivugabutumwa ry'ubuvuzi page 501, ariko muri icyo gitabo cyitwa Kugana Yesu haranditse hagira ati en chacun de ses enfants Jésus envoie une lettre au monde. Muri buri mwana wayo, muri buri mwana wese wa Yesu
Imana Yesu amuha urwandiko, amugira urwandiko ajyana mu isi. Buri mwana wese w'Imana ni urwandiko Yesu yatumye mu isi ngo bazagusomeho ibya Yesu, bazakwigana ibya Yesu, bazakwiganeho ibya Yesu. Urwandika mu isi basoma. Si vous êtes son disciple, nuramuka wemeye kuba umwigishwa wa Yesu, vous êtes la lettre qu'ils envoient à la famille où vous logez, au village, à la rue que vous habitez. Niba ko kuri umwana w'Imana, uru rwandiko mu muryango ubamo, mu icumbi ucumbitsemo, mu gasisiro utuyemo, no mu nzira ugendamo. Ubwo biragusabye ngo ubukristo bwawe genda abantu bagusomeho, hahandi mwanya bagusomeho Yesu, hahandi utuye bagusomemo Yesu, muri yanzu ucumbitsemo rojemo, naho muri ka gasisiro utuyemo, mu nzira ugendamo ni bagusomeho Yesu. Fati par vous Jésus désire parler au cœur. Binyuriye muri wowe Yesu arashaka kuvugisha imitima, arashaka kuganira n'imitima, ariko ari wowe igikoresho cye. Fati de ceux qui ne le connaissent pas. Yesu ashaka kuguhindura urwandiko, akaguhindura umutima azajya akoreramo ku bataramumenye cyangwa se batamuzi. Peut-être ne lisent-ils pas la Bible. Bishoboka ko mujya muhura babandi ba muri yanzu, babandi hahandi utuye, handi muri kagasisiro, hari muri zanzira ugenda, ashobora kuba nta Bibiliya bazi. Ashobora abo bantu ugiye kuzabakirisha bwa rwandiko Yesu yagushyizemo, yarangiza bakagusomaho Yesu muri wowe, mu buzima, mu magambo, mu bikorwa, mu myifatire, mu myambarire n'umucyo mu maso, ibyo bita influence. Barangiza bakagusoma bakavuga bati uyu muntu ni mwiza. N'entendent-ils pas la voix qui leur parle dans ces pages, et ne voient-ils pas l'amour de Dieu dans ses œuvres? Mbese ntuzi ko nubwo batasoma Bibiliya, hari igihe bazasoma ibyanditswe muri Bibiliya mu mapaje akurimo. Yarangiza wowe mu kuvuga, mu kugenda, mu gukora, niho baboneye iby'Imana, babimenye batarasoma Bibiliya. Ibyo bazati ndetse n'urukundo rw'Imana bakarubonera mu bikorwa byawe. Mais si vous êtes un véritable représentant de Jésus, ariko niba koko ahuri uhagarariye Yesu by'ukuri, ukaba uri ambasaderi mwiza utagambanira igihugu cye, haravuze ngo il est possible que par vous il soit amené à comprendre quelque peu sa bonté, à l'aimer, à le servir. Bishobora kubinyuriye kuri wowe gusa, bazagera ubwo bamenya neza, bizabashoboza kumenya ubugira neza bwe, urukundo rwe, kandi bazatuza bamukoreye. Nguko uko bigenda iyo umuntu abaye urwandiko. Noneho ku ngingo naho mu gitabo cyitwa Evangeliser bakoresheje ijambo rikomeye page 403. Mais je pris la décision de ne pas relâcher mes efforts jusqu'à ce que ces chères âmes qui avaient tant de valeur à mes yeux se soient abandonnées à Dieu. Sinigeze mvirira, sinigeze ndohora, sinigeze ndeka umuhati wanjye kugeza ubwo iyo mitima y'agaciro yirundurira mu Mana. Ubwo n'ubundi buryo bwo gukoresha imihati yawe, nawe ugasa n'Imana, ugakora nk'Imana, ukerekezaho Imana, Imana ikagufasha, ariko abandi bantu bakamenya Imana ku bwawe, abandi Imana bakayikunda ku bwawe, abandi bakayikorera ku bwawe. Ubufatanye bwanyu mwebwe nk'abizera bugatuma abandi bayikunda, bavuga ati gufatanya na bari abantu kubajyamo ni byiza, ariko iyo basanze namwe muryana, basanze namwe musuzugurana, basanze namwe mubesherana, basanze namwe munegurana, baravuga bati bari nabo nta kigenda. Ubwo iyo umuntu mudahuje kwizera avuze ko nta kigenda, uba wataye agaciro. Noneho kubw'ibyo kayapati à plusieurs reprises j'ai passé des nuits entières à prier avec ferveur pour celles que j'avais cherché à réunir, envie de travailler et de prier avec elles. Nagiye ndangiza amajoro menshi nsenga kugira ngo ndebe ko abo nsengera nibura amaherezo nabo bazasenga, cyangwa se amasengesho yanjye kuzabagirira akamaro. Plusieurs de ces camarades, benshi muri zo nshuti zanjye, c'était jointe à nous par simple curiosité. Hariho benshi mu nshuti zanjye bahisemo gufatanya natwe ari amatsiko, mbese yabona icyo umumariye batari ko burundi gusengera ye nanjye nzaza. Bityo tukwiriye kureshya imitima y'abandi, tukayikunda, tukayizirikana, tukayitaho, kugira ngo nibura bakunda ibyacu batarabizamo, ahubwo ari icyo tubamariye igihe tubirimo. Rero ryoha, gira neza, tabara, vuga neza, subiza neza, goboka, zirikana abandi, kugira ngo nibura amaherezo nabo bazakunde ibyo ubamo. Rero ubumwe buruta ubundi. Tugomba kumenya neza ko
hirya yaho tugomba kuba turi kuzirikana nuko tuzirikana n'ubumwe. Ibyo ubwo bumwe bukenewe cyane mu Bakorinto ba mbere 5 ndetse n'aba 2. Ndaza gusoma mu magambo nimbona ampagije ndarangiriza kuri ayo gusa, ariko ndita ko mu rwa 2 rw'Abakorinto niho ngiye gusoma mu gice cyaho cya 5 harimo aya magambo agira ati, haranditse umurongo wa 16 ndageza 21, haranditse ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twategereza Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu, abari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize. Ibintu bibakuna kera niko bari bameze, sekuru ntibareba ukuntu yari ameze. Kera bigeze baduhemukira, iyo umuntu yabyawe bwa kabiri yongeze hose arahata, tiwongera kugirana isano n'abantu bitewe n'amasano, tiwongera kugira icyo mupfa ngo nuko baso bagize icyo bapfa. Niyo mpamvu umuntu w'Imana wabyawe bwa kabiri wahindutse ntabwo aziza abantu icyo ababo babakoreye. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Ahubwo buri cyari mu gishya ntiwongera gutekereza abantu hakurikije amasekuruza. Aya masekuruza ni amazisi, aya masekuruza ni intambara z'urudaca. Ibyo bintu byo kuzana ibyabaye kera imyaka 30, imyaka 50, imyaka 100 bikagaruka none, bizatuma isi ishobora gushira igashirikira. Ikeneye abantu basabareba none bagatekereza ku Mana, bagatekereza ibyiza, bagakora ibyiza, bakerekeza heza, bakagambirira ibyiza, bagambiriye gukiranuka, kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Rero ku murongo wa 19 aravuze ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi yose, bari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. 20 nicyo gituma tubintu no mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo muyunge n'Imana. Umva ko ubwo byanze bikunze abantu babaye ab'Imana baba bafite umurimo. Bwa mbere ni ukwiyunga n'Imana no kuyunga n'abandi, ni AB, ni byo bita la pièce à deux faces. Igiceri kiba gifite imigabane ibiri, gifite inyuma n'imbere. None umuntu nawe iyo wamaze kubyaga bwa kabiri, iyo uri icyaremwe gishya, iyo wahindutse uw'Imana, wiyunga n'Imana kandi ukayunga n'abandi. Uvuga ngo n'abandi nabo bakakwiyungaho. Iyo uri mu Mana abantu barahirwa, iyo uri mu Mana abantu barunguka, iyo uri mu Mana abantu babona ihumure. Nicyo gituma ari ngombwa kumenya neza ko ari ngombwa ngo tugere ku rugero rukwiriye rw'abantu b'Imana. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, mu kigwa kitubwira ngo Yosefu mu Egiputa yikurikiranye na Yosefu na bene se. Yosefu mu Egiputa dore uko byamugendekeye. Ni ijambo, ni icyigisho giheru, ni page ya 99 haravuga ngo peine de personnes comprennent l'influence de petites choses sur le développement du caractère. Ni abantu bake cyane bazi ingaruka imbaraga y'utuntu duto ku iterambere ry'imico yabo. Imbaraga y'utuntu duto. Rien de ce qui doit nous occuper n'est réellement petit. Ikindi cyose ugiyemo ntukacyite gito. Uvuga ngo byanze bikunze, les circonstances variées que nous traversons du jour en jour ont pour but de mettre notre fidélité à l'épreuve et de nous qualifier pour les situations les plus élevées. Ingorane zose zinyuranye duhura nazo buri munsi twambukiranya buri uko bwije nuko bwije, zifite umugambi wo kugerageza gukiranuka kwacu, zikadusuzuma. Abaza ngo mwaramutse utetse, abaza ngo mwaramutse uri kurya, abaza ngo mwaramutse uri kunywa, abaza ngo mwaramutse uri koga, abaza ngo mwaramutse uri gukoropa, abaza ngo mwaramutse uri kwarura. Ibyo byose uko tuntu duto twamwaramutse dusuzuma imico yabo, cyangwa tukayiremuka gutari koko biri kose warika kumwitaba ko naba bahana bo bahora bavuga ngo mwaramutse mwaramutse mwaramutse, yarangiza ubwo kandi ntakindi ubwo bamenye ko umuntu ayishije. Utwo tuntu duto tugerageza imico yawe, tukavuga ko kiranutse cyangwa se kugayitse, et nous qualifier pour des situations plus élevées. Kandi uko dutsinda duto two tuntu tumeze nk'utubazo, tumeze nk'udusubizo, tumeze nk'amakene yaba bandi mubana, yaba bandi mukorana,
birahagije gupima kuzatsinda cyangwa kuzatsindwa. Impamvu par la stricte adhésion des principes dans les affaires ordinaires de la vie, l'esprit s'accoutume à placer le devoir au-dessus des plaisirs et de l'inclination. Ubundi iyo umuntu yamaze guhinduka imico, inshingano ziruta ibyifuzo n'amarangamutima ye. Bigomba kumenya neza ko naho ngaho un caractère droit pris de valeur que l'or de fil ati erega imico myiza irusha izahabu irusha ubwiza, imico myiza irusha ubwiza izahabu ya ofiri. Ubwo ni nkaho bakubwira ngo aho kugira ngo ugire ibyiza byinshi mu rugo, wagira ibikorwa byiza byinshi mu bantu. Ubwo intebe nziza, inzu nziza, umwenda mwiza sawa, ariko niba hanze ntacyo uvugwaho, ntacyo umaze, ntacyo bimaze ku butunzi iyo zahabu ya ofiri, ntacyo bimaze ku butunzi iyo ntebe nziza, ntacyo bimaze ku butunzi iyo mwenda mwiza, kiretse gutunga abantu. Imana iragusaba, Satani akubwira gutunga ibintu, Imana ikakubwira gutunga abantu. Yarangiza kubw'ibyo, sans ce principe apanage, nul ne peut parvenir à une distinction honorable, à une distinction honorable. Hatabayeho iyo mico myiza, umwanya w'icyubahiro ntawenda kuboneka. Mais le caractère ne s'hérite pas. Ariko imico myiza ntabwo ari umurage w'abantu, ne s'achète pas non plus. Ntabwo wabona isoko biguriramo. L'excellence morale et les délicates facultés de l'intelligence ne sont pas des états de hasard. Arega ubwenge bwiza, ubushobozi bwiza n'ubwenge butunganye ntabwo wabona kuwikinira, sans critique de prix rare reste stérile. Hatabayeho kwimenyereza impano n'ubwiza bw'ubushobozi bukurimo burarumba. L'acquisition d'un beau caractère est le produit d'efforts bien dirigés et persévérants. Arega kuzagira imico myiza ni umuhati uyobowe neza kandi urimo gushingiriza. Ni umuhati, imico myiza izakomoka mu muhati uyobowe neza kandi urimo gushingiriza. Célèbre d'une vie entière, imico myiza uzayishaka ubuzima bwawe bwose. Dieu donne les occasions, ce dépend de l'usage que l'on en fait. Imana iguha akanya uko ugakoresha nibyo bibyara ingeso. Rero ndagira ngo tutagiye kure, muzasanga Yosefu yahuye na bene se bamuhemukiye, arangije ntiyabona mu ikosa, ababona mu mugambi w'Imana wari utumye azagera ku nzozi ze. Abakwanga ntacyo bagutwaye, wowe ikizagira icyo kigutwara nabo wanga. Abagusuzugura ntacyo bagutwaye, ikizagira icyo kigutwara no kubasuzugura. Abakwima ntacyo bagutwaye, ikizagira icyo kigutwara no kubima. Abakuriganya ntacyo bagutwaye, wowe nuriganya niho uzabwira ikibazo. Reba uruhande rwawe kuhagaze neza, Imana ikwemere, wemerwe mu bandi, nawe mu mutima umubwire umutima uticira urubanza. Kugira ngo duhagarare aho Imana ishaka, bidusaba ku byago bwa kabiri, kuba ibyaremwe bishya, guharanira guhinduka mu mico, gukora uko Imana ishaka, kuba umugisha ku bandi, kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kandi ukamenya ko ubumwe buruta ubundi bwose ku isi. Ikindi kintu cyose ku isi. Asubiramo byago bwa kabiri, ku byago bwa mbere nta mahirwe arimo. Hinduka icyaremwe gishya, ni uzahinduka ingingo za bagenzi bawe. Haranira guhindura imico, kuko ukuri ntabwo bimeze neza. Gukora uko Imana ishaka niwo munezero wawe mu buzima. Kuba umugisha niyo mahirwe yawe, kuyoborwa n'umwuka w'Imana niho uzagera ku byiza byinshi. Ubumwe buruta ubundi nizo mbaraga zacu. Rero bireka twese ariho twerekeza amaso yacu, kugira ngo buri wese abashe nibura. Somye aya magambo ndangirizaho mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa 3, page 481, harimo aya magambo agira ati qu'a-t-il fait. Imana nizakubaza iravuga ngo wakoraga ibiki? Ati leta iteranze monde. Imana izakubaza ngo mbese wabaye ingirakamaro mu isi? Icyo ni kimwe izakubaza. Wakoze ibiki? Wabaye ingirakamaro? N'a-t-il vécu pour lui-même? Ntiwabayeho ubuzima gusa bwikubira? Ou a-t-il fait des œuvres de bienfaisance, des actes de bonté et de charité? Mu rutonde rw'abatabaye bagize neza n'abagize urukundo wari urimo? Ibyo mbese muri urwo runana wabayemo? Mu basuye uwarwaye, mu batanze ibyabo ngo bigere kuwubakirwa, nawe wari urimo? Aravuga ngo mbese imirimo y'ubutabazi, imirimo y'ubwira neza, imirimo y'urukundo wabagamo? A-t-il fait passer les autres avant lui? Hari aho wajya kugera ukabanza abandi ukiyibagirwa. Ibyo ngibyo imico myiza. Rero Imana y'amahoro niduhe kuyikunda, natwe duharanire kuba mu byayo, nayo iduhe imico myiza. Imico myiza itume tubana neza. Nitubana neza, izina ry'Imana rimenyekane ku isi.
Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Amen.